mukecuru umubyeyi wacu kuba mu birori byiwe bya nyuma. Imana ihabwe icubahiro. Turavuga amagambo make atari menshi, amenshi bagiye bayavuga, ariko turashima Imana ku myaka twabanye na mukecuru, kandi turashima Imana ko yamuhaye kurama kugeza kuri iyi myaka. Imana ishimwe cyane. Twakoranye umurimo w'Imana muri gurupe abera. Hari ibintu nka bitatu twari tuziho mukecuru yakundaga amateraniro. Imana ishimwe cyane. Kandi akaba umunyamasengesho. Twabuze intwari ikomeye muri gurupe abera, yari inkingi ikomeye mu buryo bwo gusenga, yagiye adufasha mu bihe bitandukanye. Imana imuhe umugisha. Ijambo rya kabiri, mukecuru yarasabanaga abakuru n'abatoya, ugasanga bose arabaganiriza kandi bose arabakunda. Muri make yagiraga urukundo rwinshi. Dushimiye Imana ko yari yamuhaye iyo mpano, kuko ni impano idasanzwe, si buri umuntu wese uyigira. Imana ishimwe cyane. Yatweretse urukundo, turamushimiye. Ikindi kintu cya gatatu, mukecuru yakundaga gukorera Imana. Imana ishimwe. Twakoranye umurimo w'Imana mu ivugabutumwa, twarajanye n'indi mirimo yose isaba imbaraga mu buryo bw'amaboko, mu buryo bw'amafaranga. Mukecuru yagiraga ubwitange. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko twabanye nawe muri iyi myaka ya nyuma, ari umukecuru ariko akatubanira, kandi twabanaga mu murimo w'uburirimbyi. Yari umuririmbyi wacu. Murumva ko tubuze umuntu ukomeye, ariko icyifuzo cye ni uyu munsi yari ategereje. Dushimiye Imana kuko yawugezeho. Haleluya. Twari dufite isezerano ko muri gurupe abera harimo abageni, ariko Imana ishimwe ko ari we utubanjirije mu bageni. Imana yatubwiye akaba inkwakuzi, akaba arangije urugendo rwiwe. Imana ishimwe. Nubwo adusize ku kivi, ariko natwe turacakomeje urugendo, turi mu nzira. Ntabwo twavuga amagambo menshi. Umubyeyi wacu tumwifurije umuzuko w'abera. Amen. Haleluya. Haleluya. Ubuhamya bwa mukecuru bwaravuzwe mu buryo buhagije. Ntabwo tugiye kuvuga ibintu byinshi, ariko icyo turi gushima mukecuru nuko yageze muri paradizo y'Imana, kandi ijuru yakoreye yifuje yamaze kuritahamo. Muririmbyi yatubwiye ngo hasigaye ni twebwe tukwiye kwibaza tukireba, kandi ngo tugasenga kugira ngo tutarambirwa. Mu by'ukuri ntabwo turi buvuga ibintu byinshi kuri mukecuru, kuko ngiye kuvuga nasubira muri biriya. Ariko mukecuru yatweretse kuko yakundaga ijuru kandi akarikorera nk'uri kurijyamo. Amena. Yarikoreraga ukabona ko ari kurijyamo, aryifuza, kandi turashima Imana kuko uyu munsi mukecuru yaruhukanye n'abandi muri paradizo. Tudatinze, turiko turashima Imana kuko yamaze kugerayo. Ntabwo tuvuga ngo turiko turamwifuriza iruhuko, yamaze kurigeramo. Imana natwe izaduhe kugera ikirenge mu cye. Imana idufashe. Amen. Barakoze. Reka dusabe itorero, abadiyakoni bari hano batambuke hano, ndetse n'umushumba wacu batambuke. Abadiyakoni bari hano mutambuke, muze dufate umwanya wacu w'ijambo. Abapasiteri dukorana hano ku itorero rya Muhanga, mwese mutambuke hano. Murakoze.
kuvuga mukecuru ntabwo byoroshye kuko yari umukristo mwiza witabira gahunda zose z'itorero. Amasengesho ntiyajyaga yasiba, bavuga amasengesho y'ababyeyi akayitabira, amasengesho y'abakuze akayitabira, kandi akitanga cyane ku murimo yindi isanzwe. Hano tugira gahunda y'amasuku, ariko yari umwe mu bakecuru bitanga ku munsi wa gatandatu, akazinduka kare buri gihe, ugasanga ari mu bantu bakura kandi ashaje. Ni imirimo itoroshye isaba kunama, ariko imyaka ye ntasibe n'umunsi n'umwe, ugasanga buri munsi arabyitangira, kandi agakora n'indi mirimo. Tugira imirimo yo gufasha abatishoboye. Mu by'ukuri ubona kuko nk'umukecuru yaba afite ubushobozi buke, ariko muri buke afite akitanga gufasha abatishoboye. Twavuga gufasha abanyeshuri, akitanga gufasha abantu runaka mu cyiciro gitandukanye. Iyo mirimo yose akayibonekamo, kandi mu by'ukuri ubona afite imbaraga nkeya, ariko ntagire na kimwe yasimbuka atakitanzemo. Tugira gahunda yo kwakira abashyitsi. Tugira amasengesho, twagiraga amasengesho ku wa kane cyangwa se ku yindi migizi itandukanye, ariko buri cyumweru cyose ntiyasibaga kuzana amata yo kwakira abashyitsi. Kandi icyo gikorwa cye akagikora mu buryo bw'ibanga, ku buryo umuntu atabimenya, uretse nyine abadiyakoni cyangwa se umuyobozi, kuko yazaga kare mbere y'uko amateraniro atangira, akabanza akazana ibyo ari bwitange, akajya kongera kwitegura, akabona kongera kugaruka. Urumva icyo gikorwa kimeze gityo ni icy'ubutwari, abantu bakibasha ni bake. Benshi barabikora nibyo koko, ariko we kubikora abikunze, akabikorera ku gihe, azindutse, akabona kwitegura kuza mu materaniro, kandi nabwo ntayakererwe. Ndibwira ko yakoze imirimo itangaje cyane, Imana imuhe umugisha. Si ibyo gusa kandi, abakecuru ba groupe abera bakunda gutanga icya 10 cyane. Ngewe twabanye igihe kitari gitoya, haba no ku mubyizi, akaza akaguhamagara, tenda gushaka, akaguha icya 10, ariko cyane cyane bifuza ko unabasengera ngo basabire umugisha. Rero uwo muhate wo gukiranuka ku maturo ni icya 10, uwo muhate wo kwitanga kwakira abashyitsi, uwo muhate wo kugira gukora amasuku ku rusengero, mbese imirimo yose akayitangamo. Niba ture yazaga kare, hari igihe twabaga twaraye hano ku rusengero mu masengesho atandukanye, hanyuma byaba saa 10 ukazasanga niwe wenyine ugeze mu rusengero imbere y'abandi, arimo arasenga, hanyuma ukabona mbese afite umwete cyane mu byo yakoraga byose, yabaga bifitemo umwete. Rero yakoze imirimo itangaje, imirimo ye myinshi ntabwo tuvuga ngo tuyirangize, ariko nk'itorero turamushimira ko yakoze ibikwiye gukorwa nk'abakristo. Nicyo Imana twese dushakaho. Imana rero izamuhe iruhuko ryiza, ndetse imwakire, ikindi kandi azagire mu muzuko wabera. Imana ibahe mu izina rya Yesu. Barakoze. Reka dusabe abantu bo Kabara batambuke, bafata umwanya nabo batubwire ubuhamya bwa mukecuru. Abanyakabara bose nibaze. Kabara ka Mombo, Rugaraba, Mutanoga, Gango, Yiracari Kabara. Turabarinze ni muze. Ngwino na. Bagaye baza, turashima Imana iduhaye kugera kuri uyu munsi wa mukecuru Ana. Ana ntabwo twovuga ngo tumurangize. Ana yari munini cyane. Ana bose mubaye mubona tuvuze kuko ari Kabara. Ana yakoranye na Kabara, n'aba bose Kabara yagiye ibyara amasantere yandi, ariko Ana ari uhari. Jewe ubwanje Kabara imaze kubyara amasantere,
nje bandumye nari mu Karumyo turi kumwe na Ana ngo banduma ku Mutanoga akaba yari imaze kubyara Kamombo ibyara Mutanoga banduma ku Mutanoga Ana arasigara ku Mutanoga iminsi nahabaye ntarahatinze ndagaruka umufasha wiwe Pasiteri Zakariya amaze kwitaba Imana barangarura basubiza mu Karumyo ariho ku Kabara dukorana na nubwo nakoraga ku Mutanoga ariko ntuye mu Karumyo mpaye mu imirimo Ana yakoraga. Ana yari intwari. Ana mu mirimo yose nta murimo twovuga ngo tugende dutondagura ngo Ana yakoraga uyu nguyu yakoraga uyu nguyu. Imirimo y'urusengero rwose byose ayo mata bavuze imirimo yose yo ari ugukora amasuku ari ukugira gute ibyo ngibyo Ana yarabikoraga. Twaje kugeza ku gihe cy'igiterane nimba igiterane kiri ku Kabara cyangwa mu Kamombo muze kuko yari umukuru w'abagore nibaza kugenda akoza ifu yamara gukoza ifu agasa akagenda yikoreye kandi yamara gushika ikijiji cya Karumyo nicyo cyaza gacinjira mbere Ana akazinduka abashamwo akora avoma amazi bose bakaza abandi baza gaje bagasanga Karumyo yatanze abandi mu rusengero. Akarusho rero ngo buce birandeza Ana yakundanaga na madamu w'iwacu witavye Imana barakundanaga cyane. Ngo buce ngeze hano Ana arambwira ngo na madamu yarambwiye atari akantu namusigiye ngo azasigara amwibukiraho. Nazaga zana kambwira ati hari ka kantu yansigiye n'ubu ndashakagira n'ubu ejo bundi yarakambuye kuko akikagira. Waba aramubwira ngo uzusigara ukanibukiraho. Ubwo araza iwe yaraze kuko agiye kugenda nk'uko bahaye bavuga ngo bari babizi. Haje umuntu ubwongo bwari ko bantuma kuvuga ngo aje ku Mutanoga bari amaze kungurira amazu. Haza umuntu ngo ashika aravuga ati uri kurabunga uri kuraje ahantu hanyanaka ariko ntukigiye. Ariko ntabwo kigiye iyi nzu uracayigeramwo imyaka 5 nuje wese ku mwaka wa 6 utangiye uyu muvyeyi azitaba Imana. Urumva kuko arasizabwe wabo ngo ngaka kantu size uzusigara unibukiraho. Ana yari intwari twaza gatuza hano akavuga ati uwabo yaratashe ariko naje nzamusanga. Imana ishimwe yuko Ana atabarutse asanze izindi ntwari. Amen. barakoze cyane abantu bo Kabara. Imana ibaho umugisha. Hariho umuturanyi wa mukecuru witwa Inosa kuru nziza ngira ngo tumuhe umwanya ari we udusoreza kano kanya iminota 2. Yego. Haleluya. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha umuryango ngira nti mukomere. Mbere ya byose nkigera ino nabanje kumenyana na Mukiza na Mama Beya ndetse n'abana bakecuru bari hano b'Abanyakabera. Twarabanye tugasangira akabisi n'agahiye muri byose tugafashanya mu gihe kirekire cyane imyaka igera hejuru ya 17. Byabaye ngombwa rero ko aho Mukiza yari atuye yimuka akajya ahagana hepfo ariko arampamagara arambwira ati mwene data ntabwo ari byiza ko njya kubana n'umukecuru mu nzu ati ndashaka kumugusigira. Nabanje
nabanje kubishidikanyaho gatoya, ariko arambwira ati narangije kubisengera. Ubwo nari mubwiye nti ibyo ni ibyo kwitondera, umuntu akabanza akanasenga akagira, ariko arambwira ati ibyo ntibikuvune, njye narabirangije. Ubwo rero twaturanye na mukecuru, atubera umubyeyi, aho mama atarari yarahabaye, mbese ndamubaratiye ntagereranywa. Mu byo yakoze ntabwo umuntu yabivuga ngo abirangize. Byinshi hano bagiye batanga ubuhamya babivuga, ariko uko nagiye mbyumva mu buhamya bwagiye butambuka, nabonye nta wageze ku rugero nk'urwacu ku buryo twari tubanye na mukecuru. Cyane cyane nabibonaga cyane iyo umukozi yabaga yagiye nta mukozi dufite. Mukecuru yaritangaga, akamenya abana ko bariye, mbese akamenya gucyaha abakozi, akahagera igihe kinini cyane, inshuro nyinshi. Hari n'igihe cyashize imyaka igera muri ngahe, muri 2-3 madamu atari mu rugo. Noneho mukecuru byose akabimenya kubikurikirana. Naba ndi nko mu nzu najya kumva nkumva mukecuru arakomanze, nakingura nkabona ari n'ibisorori, ati karabo urye. Yazaga n'amazi yayitwaje, byose akabizana. Rero nkurikije ibikorwa bya mukecuru nabonye ari ntagereranywa, nta wamwigana ngo abishobore. Twageraga umurima imbere yiwe twahingaga, kwa kundi urangara gatoya utegereje gusarura, twajya kubona tukabona mukecuru yagezemo kera arimo arasarura, akazana mu rugo, akamenya kubihura, akamenya kugosora, byose bikajya mu nshingano ze, kandi nta wirirwa abimubwira, yaribwirizaga akabikora. Yagiraga akantu k'akarima kari nka metero nk'3x3 gato cyane, akagahinga, kakwera agatonora igitonore, akamenya ko gahunda kugabanyamo kabiri, akagabanyamo kabiri, igice kimwe kikaza iwanjye, ikindi akagisigarana. Nkibaza ubwo butware bungana gutyo nkabura uko mbugereranya. Ntago yikundaga rwose, wabonaga akunze abantu muri rusange. Ibikorwa bye byiza ntago byagiraga umupaka, byageraga ahantu hose. Ubwo rero mukecuru yari kaka wacu, kuvuga ibikorwa bye byiza ntabivuga ngo abirangize, gusa Imana ikomeze kumutoza ahera. Reka mpe na madamu avugaho gatoya, mutwihanganire. Haleluya, amena. Numvishe naye ntagenda navuze mukecuru kumuvuga ndiye ndumva bindenze, ariko ibyinshi wenda umutware yabivuze. Gusa mukecuru ngiye namufataga nka mabukwe wanjye bwite, ntabwo aba hafi yanjye, ariko mukecuru yari mabukwe, kuko nawe yarabizi, kuko ibintu yankoreraga nabonaga birenze, n'abana biwe barabizi, ndetse na mama Beya yarabizi rwose. Ngewe hari tugikora ubukwe tujya gutaha hariya, naje nsanga mama Beya niwe watwakiriye, ndetse na papa Beya, abana biwe bakadukunda, na mukecuru aza kuziraho. Baratubwira bati mukecuru mugomba guturana, nimwe mugomba kujya mu muduha ubutaka hariya duturane na mukecuru. Rero mukecuru Imana gusa imutuza aheza, kandi twizeye tudashidikanya ko yageze mu ijuru, mbese yarikoreye nk'ugomba kurijyamo. Natwe rero ni byinshi cyane dusigiye tugomba kumwigiraho. Mukecuru yabanaga nk'uko itorero ryacu ryabivuze, abayobozi babivuze, nk'uko n'abandi babivuze. Ntago navuga byinshi,
mukecuru icyo nakongeraho nuko yatwigishije no kurya ikidoho ntitwari tubizi, yajyaga agasonga niyo kawunga niyo wayitwigishije kuyirya. Mukecuru mbese ibintu yadukoreye umva ni byinshi cyane, ntabwo twabivuga ngo tubirondore, gusa navuga ngo Imana ikomeze imuhiruko ridashira kandi akomeze agubwe neza mu mahoro. Imana ibaho umugisha. Murakoze. barakoze. Imana ibaho umugisha. Tugiye kugera mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko reka nsabe korari ubuntu itambuke turirimbire indirimbo imwe. Umushumba araba yitegura, turaza gusaba Pastor Seti amusengera Imana tugeze ijambo ry'Imana. Inkike z'urwo rurembo rwiza niya sipi, zengurutswe n'imihanda ikayangana, zarubanamo n'abapfuye bizeye, isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, nta mubabaro uba muri urwo rurembo, nta n'imfubyi ishobora kuhakubitirwa. Nari imfubyi ishobora kuba kubitirwa. Inkike z'urwo rurembo rwiza niya sipi, tuzengurutswe n'imihanda ikayangana, tuzarubanamo n'abapfuye isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, ishobora kuhakubitirwa. Inkike z'urwo rurembo rwiza niya sipi, tuzengurutswe n'imihanda ikayangana, tuzarubanamo n'abapfuye bizeye, isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, nabo babaruba muri urwo rurembo, nta n'imfubyi ishobora kuhakubitirwa. Amen.
baravuze ngo nimukomere ayi bijuru barabatasha baravuze ngo nimuhumure ayi bijuru barabatasha baravuze ngo nimukomere ayi bijuru haleluya 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 baravuze ngo nimuhumure ayi imana nayo ati nimwihangane irahiye zabageza mu ijuru oh yesu nawe ati nimwishime mubategurira aho muzaba ayi ibaruko bageje ayi mubuka nawe ibaruko bageje ayi mubuka nawe ibaruko bageje ayi turabategereje tegereje turabakumbuye turabategereje tegereje ayi tuzishima cyane ayi tugezeho tuzashima Imana ko mutabari ayi tuzishima cyane cyane ayi we tugezeho tuzashima Imana ko mutabari ayi mbega ingororano tubikiwe yazaza kwambika amakamba mbega ingororano tubikiwe yazaza kwambika amakamba ayi mbega ibirori none ishimwe teguriwe haleluya ayi mbega ibirori bateguriwe ntituzongera kubabara abamarayika n'ibizima bine n'abakuru 24 bategereje umunsi tuzoshika bategereje umunsi tuzoshika abamarayika n'ibizima bine n'abakuru 24 bategereje umunsi tuzoshika bategereje umunsi tuzoshika bategereje umunsi tuzoshika babera bo mu ijuru babandi badutanzeyo bameshe ibishura byabo mu maraso bategereje umunsi tuzoshika ayi bategereje umunsi tuzoshika ayi babera bo mu ijuru babandi badutanzeyo bameshe ibishura byabo mu maraso bategereje umunsi tuzoshika ayi bategereje umunsi tuzoshika ayi bategereje umunsi tuzoshika ayi bategereje bategereje umunsi tuzoshika oh dushonje
duhishiwe nimuhumure tuzataha dushonje we andishimye ufatikanye iyo versi niyo dusoreza ayiwe dushonje duhishiwe nimuhumure tuzataha dushonje we duhishiwe nimuhumure tuzataha ayiwe dushonje duhishiwe nimuhumure tuzataha dushonje we duhishiwe nimuhumure tuzataha ayi nimuhumure tuzataha ayi nimuhumure tuzataha ayi we nimuhumure andishimwe ayi nimuhumure tuzataha nimuhumure tuzataha nimuhumure tuzataha. Hallelujah, hallelujah. Barakoze kadusabe shumba seti yasenga Imana kumva ijambo ry'Imana.